uyu munsi none buri mu kazi pe nubwo tuzi n'abandi bagiye babikora bagafatwa ngira muribuka umwaka washize sinimo ku kwezi abandi bakobwa babikoze gutya ko ugiye imbere agatereka telefone hariya ntambuye ubusibiri yakoze narabibonye nose baranibaha kubona byinshi uracyabona n'ibindi Akimana Ernest yitwaye Hawo TV show. Uyu munsi rero abantu bagera ku 9 bafashwe na RIB ariko barindwi abari bo bakurikiranwa bafunze. Icyabibateye nta kindi nuko hari amashusho amaze iminsi agaragara ari gukuza soni umwana w'umukobwa na Heniken rwari rwahanye inkoyoyo ndetse n'abandi benshi bakabyina bagaragaza ubwambure bwabo. Iki kibazo ntabwo kibaye gusa muri iyi minsi kuko no munsi yashize witwa Jihad yagaragaje ubwambure bwe maze asiga umugani hano kuri isi ya rurema. Siwe gusa kuko ari n'abandi bantu batandukanye bagiye biyambika ubusa maze bashyira ku mbuga nkoranyambaga urubyiruko ruravuga ndetse n'abakuze bose barumirwa. Nitwa Akimana Ernest, imbere yanjye ndi kumwe na nyina Nsabimana Anura cyangwa umwite Queen. Wiriwe neza vuga neza ntabwo ndi kumva neza. Yego wiriwe neza. Ibi bintu byo kwiyambika ubusa nibyo bigezweho mu rubyiruko? Ntabwo navuga ngo nibyo bigezweho mu rubyiruko kuko ntabwo ari urubyiruko rwose, hari ababikora hari n'abatabikora. Aho mvuze ngo nibyo bigezweho mu rubyiruko navuga ko urubyiruko rwose ariko rumeze cyangwa se ariko rwambara. Perezida wa Repubulika ati umuntu wambara ubusa aba yerekana iki? Buriya ari n'ubusa mu mutwe. Ibyo bintu wabyumvishe gute? Nge uko nabyumvishe icyambere byarambabaje kubera ko uyu munsi wa none hari ibibazo byinshi cyangwa se hari ibikwiriye gukemurwa byinshi bikwiriye gushyirwamo n'imbaraga byagakwiye kuba bishishikaje abayobozi kurusha uko ibi byo kwambara ubusa by'imyitwarire y'urubyiruko byagakwiye kuba bishishikaje cyane. Ntabwo ari ibintu byari twe nk'urubyiruko hari uko twari dukwiye kwitwara bitagakwiye gutuma umukuru w'igihugu afata speech avuga kuri twebwe, kandi tuzi neza yuko ngira ngo urabizi ko umubare mwinshi w'abaturage b'u Rwanda ni urubyiruko. Ubwo rero kwambara ubusa kuko ari ikintu umuntu agena ku giti cye, atari ikintu ategekwa, atari ikintu ahatizwa, numva kitari gikwiye kuba ari ikintu kigeze ku muntu ku rwego ashobora kuba topic igihugu cyose ahantu hose ku buryo n'umukuru w'igihugu agaruka kuri iki kintu. Uburyo yabivuzemo rero nge uko nabyakiriye harimo kongera kuduhitura nk'urubyiruko, kuduhitura kandi koko yabivuze ukuri. Ntabwo umuntu ajya kwambara ubusa cyangwa ziriya video twabonye uri umuntu muzima utekereza amplis uri umwana w'umukobwa ntabwo ushobora kubikora kuri, ahubwo nyine mu mutwe nuko nta kintu kiba kirimo nawe uba wambaye ubusa. Nujya no kubireba nge bikimara kuba cyangwa se nkibona ziriya video n'ariya amashusho abantu bari turi kumwe turi kubivugaho, nge narababwiye nta muntu muzima ufite ubwenge bwuzuye ushobora gukora iki kintu. Ngira ngo wabibonye ko mu byo RIB yatangaje uko umubare wabo w'abafashwe yatangaje ko n'ubundi harimo n'abagaragaweho ko kunywa ibiyobyabwenge. Ntabwo rero umuntu ufite ubwenge wuzuye ntabwo ashobora gukora biriya bintu ngo bijye kuri social media hatarimo izindi mbaraga, ntabwo nk'imbaraga z'ibiyobyabwenge. Ku biyobyabwenge tugarutse nuko buriya bapima bakareba ikipimo cy'ibiyobyabwenge buriya ni umuntu aba afite hagati ya 0 na 20, ariko abo ngabo basanzwe bafite hagati ya 55 na 275. Urumva ko byari byarageze hejuru. Aba bantu babitewe n'ubushake bwabo cyangwa babitewe n'ibiyobyabwenge kugira ngo biyambike ubusa. Ese n'ubundi umuntu kugira ngo yambike ubusa biba byatewe n'iki? Nituvuga ku ruhande rumwe babitewe n'ibiyobyabwenge, ariko nanone abantu baravuga cyangwa se baravuga umuntu asindana ibimurimo ntabwo ari ikintu gishobora kuza ku kanya. Ntabwo uyu munsi wa none Anura ntasanzwe nsinda cyangwa se ntasanzwe mfite iyo myitwarire yo kwambara ubusa no gufata video zimeze kuriya nshobora gusinda noneho bibaye ngombwa ngo nsinde nambara ubusa ntari nsanzwe mbikora. Ngo ni ikintu wari usanzwe ukora noneho wafata byakivangamo n'ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga wanyweye kigasembura cya kintu cyari gisanzwe kikurimo. Ku biyobyabwenge rero ni
navuga ngo ibiyobyabwenge bisembura ikintu cyari gisanzwe kikubamo. Kwambara ubusa rero mu buryo mbivugamo, hari ababikora nk'uburyo bwa fashion, hari ababikora mu buryo bwa fashion. Urubyiruko uyu munsi dufite rwa none ngira ngo mu muco nyarwanda umukobwa w'umunyarwandakazi ni umukobwa ukwiye kwambara akikwiza akagaragara neza nyine. Njye umukobwa wambaye neza kuri njye ni umukobwa wambaye wikwije, ibibero bye bitagaragara, amaguru ye atagaragara, uburanga bwe bugaragara, ariko ibice byose bikwiye kuba bikugize nk'umukobwa bikwiye kuba bihishe. Kubera iki? Wenda ku rundi ruhande idini ya Islam niyo ibivuga neza ngo ubwambure bwacu cyangwa se uko twe duteye nk'abagore ni imitako y'abagabo bacu, ubusabwa kubihisha n'ugomba kubibona ni umugabo wawe. Ntabwo ari ibintu bikwiriye kubonwa na buri wese ukiri umwana w'umukobwa. Ngaho urambaye umunsi wa none ibibero byawe biri hanze. Hari n'ababivuga ko biri mu bintu, ari abasore twaganiraga ejo hagati, biri mu bintu biturangaza. Ntabwo umukobwa yagutambukaho yambaye akantu kameze nka sentire, ijipo ireshya na sentire, ameze ariko ababishaka. Yes, abyambara bishaka. Ngira ngo nubabona uburyo aba yambaye, hari aho agera akamanura ukabona niba ushyize utaye ikintu hasi kugira ngo agitore bitashoboka, agasutamo. Yajya kwicara akenshi uzababona bagendana amasakoshi ku buryo yicara agashyiraho agakingaho isakoshi imbere. Buriya abakingaho iki? Ntabwo aba ashaka ko nyine buriya akabi kakabonye bose. Oya, ntabwo nanone yabikora kuri urwo rwego. Aba yabyambaye abishaka. Erega impamvu aba anabishaka aba yarabivuze abireba anabishaka, ariko ntabwo umwana w'umukobwa yarakwiriye kuba yakambara muri ubwo buryo. Yarakwiriye kuba yakambara mu buryo yikwije, kuko biri mu bituranga, biri mu ndangagaciro nkatwe z'abanyarwandakazi. Nkeka ko uyu munsi wa none utakishimira kubona umwana wawe yambaye nk'uko wowe wambara. Mu bafunzwe rero harimo uwitwa Kwizera Emelyne. Uyu mwana w'umukobwa yagaragaye ubwo The Ben yamukururaga ishanga. Bamwe bati ni Karise yakuruye, abandi bati ni ishanga nk'uko yabisobanuye. Ni itsinda rero ryitwa Rich Gang, yari rigizwe n'abantu bari gukora za bya bintu bita ngo house party. Agenda bamwe bakoresha amacupa ya Heineken warabibonye, abandi bakajya basimbuka bitera hejuru. Libre yatangaje ko yamaze kubata muri yombi. Urubyiruko ruritwara gute n'ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi? Ikintu cya mbere mubwira ni uko ibi bintu biri gutrendinga, hagaragaramo n'ibi nyine buri munsi wa none irimo iratangaza. Urubyiruko rwinshi ni imico rwiga cyangwa se ni ibintu bitira mu bindi bihugu, ku mico y'ahandi. Urugero, dukeneye kwamamara, dukeneye kuba ibyamamare, urubyiruko dukeneye gukira byihuse. Ibyo bituma ushobora gukora igishoboka cyose n'ikigare nta muntu uzi kukibagirwa, kuko iri tsinda ryitwa Rich Gang. Nubireba neza, Ribu yanatangaje andi matsinda menshi bicaye mu mujyi wa Kigali agaragaraho ibi bintu. Usanga barakoze group ya WhatsApp ariko itagamije ibyiza, ari naho bazasanga uyu munsi urubyiruko rutegura ibintu bita ama house party. Nk'ubu tukaza turi couple zirengera muri 20 twahurira iwawe kwa Ernest. Iyo tuhahuriye nta kindi kintu tuba tugiye gukora, ubu usanga twarateranyije amafaranga, sibyo, tukagura izo nzoga zihenze, ubwo imyambarire nawe urayumva, turaza guhurira aho ngaho twese iyo house party tunywe, nyine twihe buri kimwe cyose munishimishe. Reka kubikora nabyo biraza kurenzaho, nibyo kuko hari groupe nabonye ngo nibarangiza barakora ibi buri wese yisunge undi. Niyo ngo niba ngewe naje ndi kumwe nawe nka sheri wanjye, ntabwo ariko biri buze kurangira, biraza kurangira nanjye mpashwe mugenzi gutyo akaba gupasanya. Iyo niyo bita house party, biri buze kuba ijoro ryose kugira bukeye. Icyo kiri mu byiciro by'urubyiruko. Ikindi turi kurebera ku byamamare. Inshuti yanjye, hari ibyamamare bikora ibi bintu nka binabatunze, ariko kazi kabo hari uburyo bambaramo bitewe n'ibihugu babamo. Ko hari ibihugu bishyuha cyane, ubu usanga umukobwa kuba yakambara isutiye ameze nko mu Bugarama, nko mu Bugarama, kwiyambarira isutiye akiyambara n'ikariso nta kintu bimutwaye kubera ubushyuhe bw'aho ngaho. Nyine niyo situation babamo. Njye nabona icyamamare runaka cyambaye gutyo, nk'abantu mpaka nanjye mbe nkawe, mpaka nambare nkawe,
ukajya gushaka ya myenda ukayambara. Aha turi klima yaho nta kitwaye, ni klima ihora ihindagurika, uyu munsi harashyushye ejo harakonje, ariko wowe ugashaka kumera nka ba bandi kubigana utazi nuko bimeze. Ikindi nubireba neza uburyo izi social media twe aho kugira ngo tuzikoreshe muri iyi minsi ziradukoresha, ngira ngo urabibona. Ni naho haturuka ibintu by'ubutinganyi. Ureba umunsi wose dufite abana b'abahungu biyita abakobwa ukumva nta kintu batwaye, uyu munsi dufite groupe z'abakobwa baryamana bahuje ibitsina ukabona nta kintu batwaye, tukabyakira gutya. Ni ibigare, oya nta rwose ni ibigare biri gutuma ibintu biba gutya, biri gutuma urubyiruko rwacu rujya aharindimuka, ariko nanone ni ibintu bishobora kuba byashira byacika. Yego ikoranabuhanga rizakomeza rize, uyu munsi dufite za TikTok, dufite WhatsApp, turakoresha za X, turakoresha n'ibindi byinshi cyane za Instagram. Ejo mu yindi myaka hazaza ibindi birenzeho. Ikiriho ni iki rero, nuko twe nk'urubyiruko twiyumvamo ko dukwiriye kwihesha agaciro nk'abanyarwanda. Urubyiruko twe imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba zinategerejwe umusaruro ejo hazaza. Imbaraga zubaka kandi vuba, nyamara mu bafashwe bari hagati y'imyaka 20 na 28. Urwo rubyiruko ko kurabona rwubaka cyangwa rukwiriye ingando mugani w'abantu bari hanze bavuga bati ntabwo itorero ryari rihagije ry'imyoro 2, ahubwo we bakoreshwa n'ingando igaragaza umuco. Ariko nkongera nkagaragara ku muco mbere yuko abazungu baduka, umwana w'umukobwa bambaraga kona ngiye bagiye mu kinyarwanda ibintu byitwa inshabure, ukabona igituza wazi, ariko ibyo bintu by'ubusambanyi n'ibiki byose ntibigaragara. N'ubwo bwomanzi kiriya gihe wibuke ko imyenda yari itaraza, bamwe bati imyenda yari ihari mu gihe cyabo bashyiragaho nyine igihu cy'umuvumo. Yego ubu ngubu tuvuge ngo urubyiruko rwacu ruri hagati y'iyo myaka niyo ngiyo kandi rwari kubakwa n'urugumya ruheranwa n'ibyo mico mibi nuko guheranwa na social media ndetse no kwiyandarika, igihugu kiragana. Mbere yuko uvuga gutyo ubanze urebe wese tubanze twibaze ngo urubyiruko rubiterwa n'iki. Hari umusaza ejo twaganiraga kuri ibi bintu, arambwira ati urubyiruko ruri mu Rwanda iki gihe, ati mwebwe ibi byose buri kubikoreshwa n'umuhimbo. Yarambwira ati ni umuhimbo uri kubibakoresha basinze amahoro. Uyu munsi none uraryama ugasinzira nta sasu wumva, igihugu kirabatekerezaho kikabashyiriraho uburyo bwinshi bwo kuba mwakiteza imbere mugakora. Uyu munsi urasanga hahambwa imirimo, urubyiruko rugahabwa imyanya, urubyiruko ugasanga ibitekerezo byinshi birimo urubyiruko ruratekerezwaho cyane. Ati ku bwacu ubwabo yarambwiraga ati twe wasangaga no higa bamwe abandi batemerewe kwiga, ugasanga ni ukwirwanaho ku giti cyawe ku mibereho yawe no kugira ngo wirwaneho, utakirwanaho ugasanga ubaye imbwa nyine. Arambwira ati rero mwebwe ni umuhimbo urimo kubibatera. Nawe nzi uyu muhimbo se niba ubyita umuhimbo kandi rumwe mu rubyiruko hari aho runatunga intoki ababyeyi, muri icyo gihe wasangaga umubyeyi afite indangagaciro nawe ati ndi umubyeyi, agashyiraho igitsure cy'umubyeyi akagukanira, ukabona ko nyine hariho imbaraga ze. Ariko uyu munsi none umubyeyi nawe afite ibyo ari kwirukanka, ahubwo usanga ubona yambaye nk'umwana, nawe arambara nk'umwana. Iyo myenda umwana yambaye rimwe na rimwe n'umubyeyi wayimuguriye. Uyu munsi urasanga ubwo busambanyi abasaza, umuntu ukuze niwe uri gusambanira mu bakobwa. Nizo hospitali hari abasaza bazigaragaramo, umuntu arakuze niwe wagakwiriye, niwe ubyaye abo bana, ariko kuko afite ikofi, yakoze ikofi, afite amafaranga, niwe urimo uragira ute, niwe uri gushora abo bana muri ibyo ngibyo. Kare twaze tubiganiraho ngo niba uyu munsi umusaza runaka ufite amafaranga ye yakoreye aza iwawe nk'umubyeyi wawe mudashaka, Anurah w'imyaka 22, 23, tujye ku bana, afite imyaka 60. Nk'umubyeyi ntureba distance y'imyaka iri aho ngaho, icyo uri bukore n'icyo urareba ku ikofi. Niba yifitiye ikofi yiwe urahita umushyira. Ubundi ubuzima nibwo usanga, kandi ubuzima ni amafaranga tubishingiraho. None generation niba uzahana ubundi se zaba ari agatogo. Niko gatogo nyine turi kubona uyu munsi wa none.
ikibitera urubyiruko rero ni byinshi: depression, gushaka gukira vuba, kwigana ibigare no kuba bamwe mu babyeyi barataye inshingano zabo. Mu byaha baregwa harimo icyaha cyo gukora ibiterasoni mu ruhame. Iyo gihamijwe n'urukiko ukatirwa amezi 6 ariko atarenze imyaka 2. Ikindi cyane icyaha cyo gushyira amashusho yerekana imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Iyo kiguhamye ukatirwa imyaka 5 n'ihazabu. No kuvuga ngo ni imyaka 3 itari munsi y'imyaka 3 uzajya unteraniza iyo myaka, ariko nturenze 5 ugatanga n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 na miliyoni 3. Icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ikindi cyaha bakurikiranyweho nicyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa kubitangaza ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka 1. Icyaha cya nyuma bakurikiranyweho nicyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga ugihamijwe ahanishwa igifungo kitarenze amezi 6 ariko kitari munsi y'amezi 6 kitanarenze n'imyaka 2. Watereye iyi myaka ugasanga igera mu myaka 15, ubaze neza iyi myaka barayifungishije cyangwa bayifungishijwe n'ikoranabuhanga. Ntabwo iri ikoranabuhanga se ryadufasha. Reka nakubwiye ko ikoranabuhanga turarikoresha, nitwe turikoresha ntabwo ridukoresha. Kuri aba ngaba wabivuze neza, bari mu kigero cy'imyaka 20 kugera ku myaka 28. Nta mwana urimo, bafite imyaka y'ubukure. Aba rero ikoranabuhanga bararikoresha, ahubwo nge icyo mbona bazize nibo barizize, ikindi bakazira ikigare. Ko abantu 9 abantu banga barakoze group ya WhatsApp bakanyuzaho ibyo byose ni ikigare. Hari ababigiyemo nk'ikigare nyine bagati yewe kugira ngo nemerwe nuko mba muri iriya gang, kugira ngo babone ko nanjye nshoboye nuko ngomba kuba ndi muri iriya gang. Rero ntabwo mvuga ko ari ikoranabuhanga ritumye bibagira, ariko ku rundi ruhande nge hari uko myumva buriya si ngira buribuka ubushize Jackie yaraje kuri iyi mihanda, aza kuri izi mbuga nkoranyambaga, amagambo y'urukozasoni, ikinyamfura gikeya kuri iyi mihanda. Wamenye ko amaze iminsi abatijwe? Yarabatijwe, ariko se bibaye ryari? Yaragiye ubwo baheruka kumufunga, yafunguwe yarahindutse. Sinzi niba warabibonye, yafunguwe yarahindutse, ariko iminsi yafunzwe yaje ashimira urwego rw'igihugu ngenzacyaha. Rero hari ijambo yavuze ryiza, navuze ni nta nubwo aba bagaragarwaho n'ibi bikorwa bari bakwiriye gufunga, ahubwo nk'uko dusanzwe tuzi ibigo ngororamuco ko bihari bijyamo aba bakoresha ibiyobyabwenge, aba bajyanwa muri rehab, aba bose niho bari bakwiriye kujya bakaganirizwa, akongera akibutswa indangagaciro z'umunyarwandakazi, akongera akibutswa uburyo akwiriye kwitwara nk'urubyiruko kugira ngo ejo azavemo umubyeyi mwiza, azavemo umugabo mwiza, umupapa mwiza ushobora kuba yakorera urugo. Kumufunga rero iyi myaka yose, yego itegeko rirahari riba rikwiye no kubahana, ariko njye numva ko kuganirizwa ari byo birenze kuko wahita umufatira igihano nk'ibi ngibi. Ariko se ko bafashwe nyuma y'aho Perezida wa Repubulika azi icyo atangaza avuga ko abantu biyambika ubusa bitagakwiye, ndetse nta n'icyo baba bagaragaza, abandi babikoze mbere bo bahanishijwe iki uretse uwo Jackie, ba Jihadi n'abandi? Ariko yashyize ubwambare bw'ahagaragara, ntacyo yahanishijwe nyine nicyo mubwira, ariko ashobora kuba yaraganirijwe. Situbizi biranashoboka nyine niyo mubwira ngo birashoboka ko umuntu aganirizwa ibintu bikarangirira aho ngaho, ntabwo byose ari uguhita ufunga gusa. No kuba bafashwe nyuma y'ijambo rya Perezida Paul Kagame ntabwo bivuze yuko batari babizi, ntabwo bivuze ko none se His Excellency abivuzeho hashize iminsi ingahe bibaye? Iminsi bijya, ariko wasanga bari bakiri mu iperereza. Ubuse ntabwo twari tuzi ko ari Emelyne wenyine, siwe twavugaga. Hari abandi y'abantu 9. Nabonye nge 3. Wabonye 3 muri video. Uyu munsi babaye 9, bose ari 9.
bari abandi bari inyuma y'amarido ariko bari kwadutinga. Ni hari ikintu nshaka ndashimira cyane urwego rw'ubugenzacyaha RIB dufite uyu munsi wa none buri mu kazi pe, nubwo tuzi n'abandi bagiye babikora bagafatwa ngira umwaka washize sinibuka ukwezi, abandi bakobwa babikoze gutya ko ugiye imbere agatereka telefone hariya ntambuye ubusa ibintu yakoze. Harabibonye nose bari bahanze kubona byinshi uracyabona n'ibindi nose bari ntibahanwe barahamwe guhanwaho barahanwa ntabwo ari ukuvuga ngo bari abahanwe kubera ko nyuma y'ijambo rya Excellence. Tugana ku musozo rero twitwara dute imbere y'ikoranabuhanga hatagize ubangamira itegeko ndetse nawe ntiyibangamire ndetse nawe ntasigare nyuma mu ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga? Urahera ku mbuga nkoranyambaga kubera yuko ku ruhare rwawe ndumva wemeza yuko ibi byose byatewe n'imbuga nkoranyambaga, ariko ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo nemezanya nawe kubera ko byaturutse intandaro yabyo nyibona ku muntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye niwe wiha agaciro akanakihesha. Ikindi umuntu ku giti cye niwe wifatira icyemezo cy'ubuzima bwe. Ntabwo waba wanyweye inzoga ngo wumve yuko kuri uriya rugero wumve yuko ari buze kuvamo ibyiza. Inzoga ushobora kuzivaho ukazireka kandi ukabaho neza, ibyo birashoboka. Ikindi nanone ikoranabuhanga nabisubiyemo nabikubwiye kenshi ngo nitwe turikoresha ntabwo ari ryo ridukoresha. Rero ni wowe ugira amahitamo yo kugira ibyo urikoresha. Muri bariya bose nta n'umwe wafashwe video ku ngufu, cyane kumva ko bari barakoze group ya WhatsApp nta bifashwe ku ngufu, ni ku bushake bwabo, n'ibyo bakoze babikoze ku bushake bwabo. Ahubwo tuvuge ko urubyiruko twebwe nitwe tugomba kwihesha agaciro mu mahitamo yacu kugira ngo wamamare, kugira ngo umenyekane. Ntabwo ari uko wambaye ubusa, ari uko washyize video z'ubusambanyi hanze. Ngira ngo wanabibonye Dr. Murangira Biteri yavuze ngo hari izi groupe za WhatsApp zihari zinyuzwamo ziriya video, hari n'ababikora bazicuruza, ntabyo twari tuzi no kuri Facebook biri harimo n'abazicuruza. Igihe n'umuntu postinze akantu bamubwira ati kanyohereza turanyishyura, harimo ababicuruza. Ariko nanone nkareba kuba bitiza umurindi. Ababitiza umurindi ni bande? Ababisakaza. Aba nabo bakwiye kurebwaho cyane, kuko njyewe niba mbohereje video, niba nafashe iriya video ukaba uyibitse, Ernest undi muntu agagatse ko wakanyohereje ko ndikuvuga Emelyne hahingira warabibona umuntu bari nyohereze video, kuko se umuntu mukuru arakuze ko afite amatsiko yo kureba iyo video, arashaka kwirebera nyine uko Heineken isusurana n'umuntu. Bikumarira iki? Biraza kugufasha iki? Oya bikoreye iki? Biraza kugufasha iki? Ngo ngiye ngo narabikoze yanasinze. Ntabwo ari muzima. Ntabwo ari muzima kuko umuntu muzima ntabwo yakora ikintu nka kiri. Nubwo rero n'undi akabyohereza undi, icyo cya mbere nitubanze dukupa icyo kintu. Gusakaza ayo mashusho nabyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Uwabikoze nawe ajya bihanirwa. Ushobora no kubikora ni mu cyumba cyane njyenyine. Barabihanirwa. Ikibazo ni kibengewe. Umuntu ayikwiba gute? Iki? Nimba uri wenyine byageze hanze. Ntabwo uzi se wagiye ubona byagiye bicika. Aramutse nabonye akubise stat. Nase bikoze ku bushake. Simbizi ubwashaka ariyo ushaka uyu muntu. Nase ntajye uribeshya washaka gupostinga ikintu naka cyangwa ushaka kucyohereza umuntu. Ntabwo ariye ukibeshya ugasanga bigiye hano. Ari igihe ukanda no ushyira telefone mu mufuka ifunguye data ugasanga ibintu byagiye. None se nyine ibyo kutabyumva. Katalizeri rero ni wa wundi wagiye gusakaza iyo video. Ikiriho ni iki rero? Nitwirinde ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga. Tubyirinde, umenye ngo ngenda umuntu agaciro kanjye n'igihe ugomba kukiha. Urubyiruko cyane ndagaruka ku abana b'abakobwa jya umenya ejo bundi uzaba umubyeyi, uzabyara umwana. Ntabwo ntekereza ko ushobora kwishimira kubona umwana wawe abayeho mu buzima wowe wabayeho. Imagine mama w'uyu w'aba bana muri aba abonye mama we na Heineken. Ni ikintu kibabaza cyane kubona umusore uri muri ibyo binabyivurugutamo. Ejo uzabyara. Izi social media zirabika mu gihe runaka baranakwibutsa. Rero reba umwana wawe naramuka abonye icyo kintu wumva uko azabyakira.
icyo kintu nitukirinde, dutekereze ko twe babyeyi b'ejo hazaza, nitwe bagabo b'ejo hazaza, nitwe bagore b'ejo hazaza, indi generasiyo izaza isange twe twarayiteguriye uko igomba kubaho kandi neza. Mu byo Thierry yavuze yagize ati muri iyi minsi hari abantu biharaje gushinga imbuga za WhatsApp ugasanga bakwirakwiza amashusho y'urukozasoni. RIB irasaba abantu bose babikora kubihagarika. Amakuru rero hari nuko hari izindi groupe ndabona zigera nko ku 8, hari yitwa Kigali VIP Works, hakaza UPS, hakaza VIP Online Sex, hakaza House Party aho bibera 24 hours, groupe Sugar Mami z'abakire, VIP Online Chat, Rwanda Black Market Group, Honestly VIP Only Sex Chat n'izindi zitandukanye. Ibi birabwira ati mumenye ko umuntu wese ukwirakwiza ibi bintu nawe bagize gute abakoze icyaha. Nibyo nyine umuntu akubwira ngo byabindi ari kuvuga ngo ababwira ngo nimba ngo utarabona video ya Anura ngo wandika ngo Dani nko muri commentaire ubundi ngo na following. Ibyo bintu nabyo bihanwa n'amategeko kuko umuntu aba bikwirakwiza. Dusoza ndagaruka cyane ku ijambo rya Perezida wa Repubulika ubwo ejo abayobozi bakaba bari mu masengesho yagarutse kuri ibi bintu. Yagize ati nkurikira ibintu ku mbuga nkoranyambaga n'intambara zirwanirwaho n'intambara zirirwaho z'abana bato. Hari aho bambara ubusa ku muhanda bakambara ubusa, uwambara ubusa wese aba arata iki undi adafite, twese tudafite. Nta dini ribaho ryo kwambara ubusa. Yongeye ati nta muryango ubaho kwambara ubusa, ariko buriya kwambara ubusa ntabwo aba ari ubusa, burya baba bambaye n'ubusa mu mutwe. Ni ubusa buri mu mutwe, nicyo kibazo, niho bishingira. Umukuru w'igihugu yongeye ati mbwira rero ukuntu wakwemera umuryango nyarwanda kubaho gutyo nubwo twicara nk'abayobozi. Mu nshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Tuzibaze. Nizambika ubusa abanyarwanda. Dusoza hari agakeregeshwa wongera imyitwarire idahwitse y'urubyiruko ngenda yivuga muri rusange kuko birakomatanyije. Harimo ubusambanyi, harimo ubusinzi, harimo imyambarire idakwiriye. Ntabwo ari ikibazo kizakemurwa n'umuntu umwe. Ntabwo ari minisita w'urubyiruko umuco na siporo uzagikemura wenyine, ntabwo bizashoboka. Ahubwo ngira ngo warebye kuri X yiwe ibyo yashyizeho, ni ikibazo cyari gikwiye kuba ikibazo cya buri munyarwanda wese. Hari uruhare rw'umubyeyi mubyara umwana ukamurera mu mikurire ye. Hari uruhare rw'abanyamadini rurakenewe kubera ko akenshi uzasanga ibyo abanyamadini bavuga tubyakira tubyumva vuba. Hari uruhare rw'ubwo buyobozi, hari n'uruhare rwacu twebwe ubwacu nk'urubyiruko. Uyu munsi ngira ngo urabibona, hari urubyiruko twe dufite amahirwe dufungura imiryango. Ntabwo nkeka ko ndabihamye neza n'umutima wanjye ko ushobora kuba warashyize hanze video cyangwa se amashusho umeze kuriya ngo ejo uzagirirwe icyizere utorwe nk'umuntu ushobora kuyobora abandi. Ariko wahinduka gute se? Na Sawuli yahinduka ku giti cye, ariko ntabwo abantu bashobora kukugirira icyizere. Ntabwo bishoboka. Umunsi wa none turi kubona urubyiruko ruri mu myanya kandi rukabikora neza. Kubera iki se? Kuki Excellence ari kugirira icyizere urubyiruko? Nuko ruhari runakora ibyo byiza. Ni nabashaka gusigira igihugu. Yes, niba shaka abakirwanira ishyaka ndetse bakanakibohora bari gusaza. Ni gute rero bazaguhitamo ufite imyitwarire nk'iyi? Wirirwa muri house party usinda rugacya, bo gusanga hariya ku muhanda uryamye, ubusambanyi ni wowe, imyambarire imeze gutyo ni wowe. Uzigisha umuryango iki? Nta cyizere uzagirira. Ni ukuvuga ngo rero njye mbona kugira ngo bikemuke birashoboka, nubwo bigoye. Hasabwa imbaraga za buri muntu wese, urubyiruko, ababyeyi n'abayobozi n'urubyiruko ubwabo. Zihawe zipatiriye ziba n'ikame zitabasa
hari abana hari ikintu nabibonyemo ibi bintu ntabwo mu cyaro ahenshi bihari uzarebe mu cyaro ugiye wambaye iyo myenda baratokesha bakakuvuma dore umwana wa runaka yarananiranye ku buryo usanga niba wagiye mu cyaro umeze gutyo uburyo bagufata n'uburyo bakwakira batagufata nk'indaro ariko mu mujyi ibyo byuzuyemo andi kabimbi birahari bidahari ntabwo ubona bambara ubusa house party n'izibase house party na byabyo aho byabereye se ntihari gusa hagati aho tujya aho byabereye birahari erega naha ni mu mujyi hari ahantu nagiye muri 2000 sinaho honyine none ko bivuga gutyo ntabwo dufite amatsinda y'abantu baryama n'abahuje ibitsina nta bagabo uri kubona bari gusenya ingo se bari kujya kuryamana n'abana nabo bahuje ibitsina akava mu rugo yari afite umugore ariko biza biriya bintu birandura ariko tuzabiganiraho nimba byandura cyangwa nimba ari ikiganiro ikintu rero wari uri kumbwira muri 2017 nagiye ahantu hitwa Mugomba ni mu murenge wa Karanda njya mu misi urabona ko hari igihe umuntu aza gusenga kandi kandi akaza yambaye ipantaro navuyeyo nta muntu wambaye ipantaro w'umukobwa mu bari nyacyaro bambaye ijipo yiwe bayigera hasi kubura akagenda akayigura nasubiye hari ni hahandi abakobwa bajya borora ibimasa baracyafite isoni nasubiyeyo ejo bundi na ba Desire nsanga basigaye bambara n'amakoro ega aha hantu hakenewe n'uruhare rw'abanyamadini barahari n'abatorero narwo uruhare rwabo rurakenewe ku myambarire ho birakenewe nk'ubu ngubu ushobora kwinjira mu musigiti wambaye ibintu bibaho ntabwo hacyakenewe ntabwo ushobora kubera iki ugomba kwambara ukikwiza uzanabigerageze rero dushaka umuntu uhakandagira urebe icyo koko ashobora nuko azi ko kirazirizwa kuba yakinjira hari ahantu yambaye kuriya sibyo n'ahandi rero bibaye tujye muri za ADP ndetse ko hari batangiye kudoha hari abateye imbere ngo ni ADP iteye imbere ariko Gitwaza ejo bundi yarabyamaganye nawe avuga ko nta muntu uzongera kujya na ya majipo y'amamini nuza kwiyambika ubusa ntabwo bigusha waguye wajya gusenga ukabona umukobwa yambaye ibintu yicaye nawe yavuze uko yicara uri kwigisha hariya wowe ukagira ukareba Imana ifite uko yabaremye mwe nk'abagabo urareba muremwe mwirari niyo waba ufite igitabo cy'Imana ari kwigisha urongo utekereza nabi izina rya Yesu ibyo rero ni icyaba uruhare rw'abanyamadini narwo rurakenewe kwigisha urubyiruko uko rukwiye kwambara ariko ibi nubwo turi kubivuga ntabwo ari abakobwa gusa n'abahungu bambara nabi cyane kuko nabonye mwibasiye abakobwa gusa ufashwe niwe gisambo oya nose abahungu ni bahari uri umwe urabona umuhungu wambaye ipantaro ameze nk'aho atayambaye agenda imbere ikamukurikira inyuma ntabwo byoroshye twateye imbere ariko n'ubu ushaka kugaragaza akenda k'imbere ka marike uza ko hari igihe kaba gacitse oya nawe ntiwabikora uzi ko wambaye umwenda ucitse hari igihe kagucikana ntubimenye wambaye ziriya marike zihenze ukabura kuyigaragaza saka imbere se nak'imbere ugita wambara inyuma y'ipantaro se rero biriya tubirebera ku bantu b'ibyamamare kandi urimo aramamaza uruganda runaka rwakoze ako kaboro k'imbere wambaye so turacyafite urugendo rurerure ko ni ibintu bishobora kuba kuko umuco wacu ntiwemera ibi bintu ariko nanone byarabaye nyine birahari kubera ko tubitira ahandi hantu hatandukanye ariko igaruriro njyewe mpamya neza ko igihari birashoboka twigendere yesi reka tubasuze mwese abantu mukurikiye Rido News TV aho muri